turabashuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi tubahaye ikaze kuri channel ya Glory House TV. Twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi mwiza, umunsi mwiza Imana yaremye kugira ngo twishimiremo kandi tunezererwemo. Rero tubahaye ikaze kugira ngo twongere gufatanya gusangira ijambo ry'Imana ndetse no kuryigana kugira ngo rikomeze gukora ibitandukanye mu buzima bwacu kandi byiza nk'uko Imana ibifite mu mugambi wayo. Tuzi neza ko ijambo ry'Imana rivuga yuko Imana izi ibyo yibwira izatugirira, ni byiza ntabwo ari bibi, kugira ngo bitureme umutima w'ibyo tuzabona hambere. Rero tugomba kuba natwe mu mitima yacu, mu bitekerezo byacu, harimo ko Imana izatugirira neza, harimo ko Imana izakomeza gukora ibikomeye mu buzima bwacu ndetse no mu minsi izaza. Ibyo nibyo byiringiro by'abera, nibyo dukwiye kuba twatura amanywa na nijoro, kandi tukarushaho kubyizera kuko byavuzwe n'Imana kandi ikaba idashobora kubeshya. Ntago ari umuntu ngo ibeshye, iyo ivuze biraba, iyo itegetse birakomera. Uyu munsi rero turashaka kuganira ku ijambo ry'Imana. Tuhaye umutwe w'amagambo uvuga urukundo rw'Imana. Turashaka kuganira ku bijyanye n'urukundo rw'Imana, kwiga ibijyanye n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana rumeze gute mu buzima bwacu, rukora gute, ni izihe nyungu kuba turufite. Ayo magambo yose, ibyo byose nibyo tugiye kugerageza guhuza mu minota mikeya dusanzwe dukoresha kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe ku bijyanye n'urukundo. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ariko mu buzima busanzwe bw'abashakashatsi cyangwa se abahanga batandukanye, bavuga ko uru rukundo turimo kuvuga, urukundo rugizwe ruri mu bwoko butatu. Urukundo rwa mbere bavuga yuko ari urukundo rw'Imana, ari rwo agape. Hakabaho n'urukundo rw'abantu rusanzwe, rw'abantu bakunda abandi, rw'abantu bakunda ibintu bitandukanye, ari rwo rwitwa eros ndetse na philia. Ibyo bice uko ari bitatu by'inkundo, byose uretse urukundo rw'Imana ari rwo tuboneramo, tuvugamo agape, ni rwo rukundo rwonyine rukundwa abantu rudafite icyo rugamije, rudafite inyungu. Muri makeya, kuba rufite icyo rugamije rwo ruba rufite intego, ruba rufite icyo rugamije, ariko ntago rufite inyungu. Ntago harimo inyungu mu buryo twavuga ko Imana ikunze abantu, yuko hari inyungu ibafitemo. Ariko muri izi nkundo zombi uko ari ebyiri zindi, eros ndetse na philia, zigaragara mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Usanga abantu kugira ngo umuntu agukunde hari ibyo aguca, ndetse rimwe na rimwe duhereye no ku bantu uburyo bajya kubana, gushakana, usanga abasore bavuga ngo arashaka umukobwa umeze gutya na gutya. Hari ibyo amukundira, hari ibyo yumva akeneye bitumye yumva ari byo byamusunika gukunda uwo mukobwa. N'abakobwa nabo kandi nuko, usanga nabo bavuga jyewe ndashaka umusore w'ijeya, umusore umeze gutya na gutya kandi ufite imodoka, ibintu bitandukanye. So bikumvikanisha yuko igisunitse urukundo ruri muri we ni ibyo bintu areba. Ibyo ngibyo rero bikaba ari ibintu bisanzwe mu buzima bw'abantu, nta wabisekundi. Ni rwo rukundo rw'isi nyine, niko nizo nkundo ziboneka ku isi, nuko nguko niyo miterere yarwo. Usanga abantu benshi nyine bareba inyungu mbere yuko avuga uyu muntu turagendana, uyu muntu ndamukora ubucuti hejuru y'iki, azamarira iki, bizagenda gute. Ibyo ngibyo niko abantu bameze,
kandi ntago twabibashinja cyangwa se ngo hagire n'ubidushinja, twese kubera yuko niko kamere muntu imeze. Rero uyu mwanya turashaka kuvuga kamere y'Imana, turashaka kuvuga umutima w'Imana, turashaka kuvuga imiterere y'Imana, turashaka kuvuga Imana yo urukundo rwayo, urukundo rw'Imana. Umuririmbyi we yararimbye mu ndirimbo zo mu gitabo aravuga ngo mbese urukundo rw'Imana twarugereranya n'iki? Niki twarugereranya nacyo twakomparinga cyaba cyenda kumera nk'urwo rukundo? Ariko mu by'ukuri ntacyo wabona, kubera yuko rurihariye, ni urukundo rudasanzwe, n'urukundo rudasobanuka, ni urukundo utagereranya n'ikintu icyo ari cyo cyose. Reka tujye mu ijambo ry'Imana twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira, tuze kubihuza na za experience tuba dufite no mu mibereho yacu isanzwe, twumve itandukaniro riri muri rukundo, mu rukundo rw'Imana n'izi nkundo zindi. Tusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice byaho 3 umurongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Twavugaga yuko urukundo rw'Imana rudafite inyungu ku muntu, ntago ruteganyije inyungu ku muntu. Intego yo rurayifite kuko iragaragaramo hano, ariyo wariho ijambo ry'Imana ritubwira kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana yakunze abari mu isi cyane, yabakunze urukundo rurenze, yabakunze urukundo rwinshi, ibakunda urukundo rurenze. Niyo mpamvu bavuze yakunze abari mu isi cyane. Noneho imaze kubakunda cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Urumva uru rukundo Imana yakunze abari mu isi, mbere na mbere ibanza gukunda. Haleluya. Ibanza gukunda abantu, bakunda cyane, irangije igambirira yuko itanga umwana wayo kugira ngo abamwizera bazabona ubugingo, be kurimbuka. Haleluya. Iyo niyo ntego y'Imana, ni ukugira ngo abantu babone ubugingo, be kurimbuka. Niyo ntego y'Imana. Imana ntabwo ifite n'umugambi wo kugira ngo abantu barimbuke. Kenshi tujya twumva abantu benshi n'ababwiriza butumwa rimwe na rimwe ntibatinye no kubivuga, bakavuga yuko Imana izarimbura abantu, Imana izatwika abantu ku munsi w'imperuka, n'ibindi bigiye bitandukanye bikomeye birimo bimeze nkaho bitera abantu ubwoba. Haleluya. Ariko iyi Mana kubera urukundo rwayo rurenze, rutagira akagero, kuko usanga nabo bavuga butumwa tuvuga impamvu umuntu ashobora kuvuga amagambo nkayo, ni ukubera ko urukundo rwe ruri limite, rufite aho rugarukira, ariko urukundo rw'Imana ni rugira akagero, rwatumye ikunda abantu birenze, noneho bituma itanga umwana wayo kugira ngo nitumwizera tutazarimbuka, ahubwo tubone ubugingo buhoraho. Haleluya. Rero muri gahunda z'Imana ntabwo harimo ko Imana ishaka ko abantu barimbuka. Oya, ntabwo ibishaka. Ntabwo ishaka abantu baba mu muriro w'iteka, kuko mu muriro w'iteka Imana yawugeneye Satani n'abambari be. Ariko birashoboka ko umuntu umwe hano mu isi yakwigomeka ku Mana, agasigara yumva yemeranyijwe na Satani, yemeranyije na Satani imikorere ye. Uwo nguwo niwe ushobora kuzahura n'umuriro w'Uwiteka. Ariko umuntu wese wumva ubutumwa bwiza nk'ubwo tuvuga uyu munsi, agashobora kwakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe, akamwizera, uyu nguyu abahawe ubuntu bwo kutazarimbuka no kubona ubugingo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero uru rukundo rw'Imana ni urukundo nk'uko twatangiye tubivuga, ni urukundo rurenze iza nkundo zindi za mbere twavuze, kuko ziriya nkundo za mbere twavuze zishobora zikunda umuntu zifite icyo zimushakaho, zifite icyo zimukeneyeho. Ariko uru rukundo rw'Imana uko muri cyane twatubwira,
yabanje gukunda umuntu, yabanje gukunda abantu cyane, ndetse bidafite akagero, bidafite uburyo bigereranywa, irangije itanga umwana wayo kugira ngo noneho niwizera uyu mwana ubone ubugingo kandi utazarimbuka. Izo ntabwo ari inyungu z'Imana, ahubwo izo ni inyungu zacu, ni inyungu zacu ubwacu. Yego ni n'inyungu z'Imana ku ruhande rumwe, kubera yuko ituronse nk'abana, turonse nk'ubwoko, ariko ibyo ntabwo twabikangisha, kuko Bibiliya iravuga ngo Imana ishobora kurema muri aya mabuye abana ubundi bwoko, ivuga abantu ubwoko bwa Isiraheli. Igihe Yesu avuga yuko abantu bashaka kumutera amabuye kandi bita ko ari ubwoko bw'Imana, ari abana ba Aburahamu, akababwira ati Aburahamu so ntabwo yigeze gukora bene ibyo bikorwa mukora, ahubwo muri abaso Satani, ntabwo yigeze gukora bene ibyo bikorwa. Rero akavuga iyo umuntu ameze gutyo ashobora gukora ibyo bikorwa bimeze nk'ibya Satani, ni ukuvuga ko uyu muntu nta sano afitanye n'Imana, ntabwo afitanye isano n'Imana. Niyo mpamvu Imana ishaka ko umuntu akizwa, yakira Kristo, yizera Kristo, noneho akitwa umwana wayo, agatangira kuba ari umuntu ubarwa ku buzima bwayo, atari umuntu ubarwa ku buzima bw'umwanzi. Haleluya! Kubera yuko icyo gihe ni nabwo umuntu atangira gukora ibikorwa byiza, bitewe n'uko urukundo rw'Imana rwaje muri we. Haleluya! Ariko iyo turebye mu isezerano rya kera, usanga Imana isaba abantu uburyo bwo kugira ngo bayikunde. Mu mategeko niko bimeze. Mu mategeko bavuga yuko Imana ishaka ko bayikunda n'umutima wabo wose. Reka dusome mu Gutegeka kwa 2 ibice byaho 6, dusome ku murongo wa 5. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Haleluya! Mu isezerano rya kera Imana isaba ubwoko bwa Isiraheli kuyikunda ndetse ngo bakayikundisha umutima wabo n'ubwenge bwabo bwose n'imbaraga zabo zose n'ubugingo bwabo bwose. Haleluya! Ariko nk'uko dukunda kubivuga, aya mategeko Imana yaje gusanga abantu batayashoboye, irangije idushyiraho uburyo bwiza buzatuma dushobora gusohoza amategeko, kubera yuko muri Kristo Yesu ariho ayo mategeko asorera. Abayuda babaje Yesu baramubaza, se waje gukuraho amategeko? Aravuga, aha, ngiye ntabwo naje gukuraho amategeko, ahubwo naje kuyakomeza no gutuma asohora, kuko amategeko yose asohorera muri Kristo Yesu. Haleluya! Nivuga ko umuntu wakiriye Kristo amuhesha gushobora gusohora amategeko. Rero iyo wakiriye Kristo nk'umwana w'Imana, nk'urukundo rw'Imana, kuko Imana yamutanze nka kado, ari nka kado ihaye abantu, nivuga ko ni cy'urukundo Imana yatanze. Iyo wakiriye Kristo wakiriye urukundo rw'Imana. Nivuga ko iyo ugize urukundo rw'Imana muri wowe, biroroshye ko washobora gukora neza ibijyanye n'ibyo Imana ishaka. Icyo gihe gukunda Imana birashoboka, icyo gihe gukunda abantu birashoboka. Ndetse rimwe na rimwe usanga rimwe tubona abantu benshi bavuga iby'urukundo, urukundo rwarakonje, urukundo rwarakonje. Reka mbwire mwene data, impamvu urukundo rwa benshi rwakonje ni ukubera ko abantu bakonje muri Kristo. Haleluya! Yesu ni ijambo ry'Imana niko rivuga, rikavuga yuko mu minsi ya nyuma urukundo rwa benshi ruzakonja, urukundo rwa benshi ruzakonja. Impamvu rukonja ni iyi, nuko batari muri Kristo neza. Kuko abari muri Kristo uru rukundo ni rukonja, ahubwo ngo rukomeza rwiyongera, ruriyongera ntabwo rushobora gukonja. Haleluya! Rero ni mu buryo bwiza bwo kumenya neza yuko wowe muri iki gihe ntabwo usabwa gukunda Imana, ntabwo usabwa gukunda Imana, ahubwo icyo usabwa ni ukumenya ko igukunda. Wowe icyo usabwa jyewe nawe ntabwo ari uko dukunda Imana, kuko uyu mutima wacu kugira ngo ukunde Imana ntabwo bishoboka, ntabwo birimo muri kamere muntu, ntabwo birimo. Ariko iyo twakiriye Kristo akazana transformation mu buzima bwacu, akazana guhindurwa muri twe,
icyo gihe twakira urukundo rw'Imana muri twebwe, noneho tugashobora gukunda Imana, kubera ko iri tegeko ryo gukunda Imana riri mu isezerano rya kera, Kristo arisoza muri twebwe iyo tumaze kumwakira. Iyo tumaze kumwakira, iri tegeko rirashoboka muri twebwe, rirasohora muri twebwe, tugashobora gukunda Imana n'umutima wacu wose, n'ubugingo bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose, kubera yuko ni Kristo muri twe ubikora. Niyo mpamvu Pawulo yavugaga, ntabwo ari jyewe ukiriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jyewe. Haleluya. Iyo uri umuntu ugeze ahantu wumvise yuko Kristo agwiriye muri wowe, ashinze imizi muri wowe, icyo gihe utangira kugira reaction cyangwa kugaragaza ibikorwa n'imikorere bimeze nk'ibya Kristo, bimeze nk'uko Imana ishaka, kubera yuko Kristo araganje muri wowe, bigatuma unabasha gusohoza amategeko y'Imana muri Kristo Yesu uri muri wowe. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome mu Befeso, urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, twumve uko basobanurira ibijyanye n'uru rukundo. Igice cya mbere umurongo wa 5, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Haleluya. Iyo tuvuga ubu buryo bwo kuvuga ngo twakiriye Kristo mu buzima bwacu, turamwizeye, bwa mbere twabonye muri Yohana, aduhesha, iyo tumwizeye aduhesha kutarimbuka ahubwo tukabona ubugingo. Muri cyo gitabo cya Yohana naho igice cyaho cya mbere umurongo wa 12 bavuga yuko iyo tumwizeye aduhesha kwitwa abana b'Imana. Haleluya. Aduhesha kwitwa abana b'Imana, aduhesha urwo rukundo rw'Imana muri twebwe. Ariko nahanga mu Befeso bavuga, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo. Ni kubw'urukundo rwayo, kuva kera yabigambiriye kera yuko duhinduka abana bayo, yuko duhinduka abana bayo mu buryo bw'umwihariko budasa na bwa bundi bw'ubwoko bwa Isiraheli, kubera yuko bwo aho dutandukanira nuko ibyabagengaga bagengwaga n'ari amategeko, bagakora mu buryo bw'amategeko, kandi amategeko akabagora, amategeko akabananiza, ntibashobore no kuyasohoza. Ariko turashimira Imana se umwami wacu Yesu Kristo yuko mu gihe cyacu cy'ubuntu bwa Kristo, ubwo ni nabwo bita ubuntu, nuko tutakirwana n'ayo mategeko, ahubwo dushobozwa na Kristo uri muri twebwe, agatuma dushobora kwakira iby'ubwami bw'Imana no kwakira amasezerano y'Imana, ayo yose yo kuvuga ko tubaye ubwoko bw'Imana, tubaye abana b'Imana, tutazarimbuka, ahubwo dufite ubugingo buhoraho bw'iteka ryose. Haleluya. Rero ni ibintu Imana yagambiriye kuva kera yuko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Ubu buryo bwo kuba umwana w'Imana tubiheshwa na Yesu Kristo. Kristo abiduhesha nawe tumaze kumwakira, tumwakire mu buzima bwacu, mu bugingo bwacu, akaduhesha kwitwa abana b'Imana. Icyo gihe rero urukundo rw'Imana rurasaga mu mitima yacu, rurasaga mu bitekerezo byacu, muri twebwe, rugashobora no kurenga imbibi. Noneho ntirube rukiri limite, ahubwo rugashobora kurenga imbibi. Ntirube rufite ahantu rugarukira, ahubwo rukaba rutarondoreka nk'urw'Imana, rutagira akagero nk'urw'Imana. Haleluya. Kenshi dukunda kumva abantu bavuga nyine urukundo rwarakonje rwa benshi, ariko urukundo turusengere. Mwire mwene data, ni byiza gusenga rwose, nushaka ufate time usengera urukundo, nta kibazo, ariko ndagira ngo nkubwire umuti mwiza, nkubwire igisubizo kirambye, kitari uburyo bwo gusenga, kuko ibyo usengeye kenshi ushobora kubibona muri iki gihe, ariko mu buryo mu minsi itaha nibe bikiri muri wowe. Haleluya. Kubera iki? Impamvu tuvuga ko biba bitakiri muri wowe ni ukubera iki? Nuko iyo Bibiliya ivuga
mu isezerano rya kera iravuga iyo umuntu afite kera uko tubona mu isezerano rya kera, iyo abami babaga bahuye n'ibibazo cyangwa se n'ubwoko bwa Isiraheli muri rusange, iyo bahuraga n'ibibazo bihataga gushaka ngo Imana, bakihata gushaka Imana. Uko kwihata gushaka Imana ntabwo gusunitswe n'urukundo, ahubwo gusunitswe n'ibibazo bafite. Haleluya. Iryo ni ryo tandukaniro ryacu n'abo ngabo muri iki gihe. Iyo dusenga dukwiye kuba dusunitswe n'urukundo rw'Imana yadukunze n'ibyo yadukoreye, atari uko dusunitswe n'ibibazo dufite. Haleluya. Kubera yuko nusunikwa n'ikibazo kujya imbere y'Imana, akaba aricyo kikujyanye imbere y'Imana, icyo kibazo kizakemuka. Nikimara gukemuka niho usanga abantu benshi ikibazo cyakemutse akongera agatandukana n'Imana. Haleluya. Ibyo nibyo byabaga ku bwoko bwa Isiraheli, kubera yuko barasengaga muri ibyo bihe, intambara zibamereye nabi, abanzi babo babateye, bakihata gushaka Imana. Imana ikabagarukira, ikabagirira imbabazi, ikababarira, abanzi babo bagatsindwa. Bamara gutsindwa bakinjira mu munezero, bakongera gutangira gukora ibyaha, bakongera gusubira mu bigirwamana. Haleluya. Ubwo nibwo buryo n'abantu basenga muri ibi bihe byacu. No muri bihe byacu usanga abantu basenga muri ubwo buryo, akaza akikubita imbere y'Imana, akagaragara mu rusengero, akagaragara mu murimo w'Imana kubera ikibazo runaka kimusunitse, ariko ntago asunitswe n'urukundo rwo gukunda Imana no kumva ko yamugiriye neza. Kuko Imana kutugirira neza gukomeye nuko yatanze umwana wayo Yesu Kristo akadupfira kugira ngo dukurweho urubanza rw'icyaha, kandi duhabwe ubwo buntu bwo kwitwa abana b'Imana, duhabwe ubwo buntu bwo kubona ubugingo buhoraho tutazarimbuka. Ibyo byonyine nibyo bikomeye cyane birenze icyaba kinsunitse imbere y'Imana uyu munsi. Haleluya. Uko rero usunitswe n'ikibazo imbere y'Imana, iyo kirangiye urigendera, urakomeza. Mu rusengero tukakubura, mu masengesho ntitwongere kukubona. Haleluya. Ariko ntabwo ari ibintu twashinja abantu, kuko ntabwo urukundo rw'Imana rurimo muri we. Niyo mpamvu tuba dufashe n'umwanya wo gusobanura urukundo rw'Imana. Niki urukundo rw'Imana rumaze iki? Kumenya ko Imana inkunda bimaze iki? Kuko kumenya ko Imana inkunda bizana amahoro mu mutima. Na nubwo uhangayikishwa n'ibibazo biguteye, oya, urakomeza ukisengera bisanzwe nk'uko usanzwe usenga, nk'uko usanzwe usabana n'Imana. Noneho Imana kubera ko ari umubyeyi, ikamenya yuko ufite ikibazo, ikagikemura. Haleluya. Kubera yuko tutaranasenga, tutaranavuga, ibizi neza ibyo dushaka kuyibwira, ibizi ireba iri ku buzima bwacu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome muri uru rwandiko n'ubundi ibice byaho bibiri, ndere ku murongo wa 4, Abefeso ibice 2 umurongo wa 4. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Haleluya. Urumva amagambo ari manga anakomeye cyane, nubwo harimo ko twakijijwe n'ibyo byaha kubw'ubuntu bw'Imana, atari kubw'imirimo dukoze byandi twavugaga, atari kubw'amategeko twakoze twatunganije, ahubwo dukizwa ibyaha, tubabarirwa ibyaha kubw'ubuntu bw'Imana gusa, itanze umwana wayo Yesu Kristo ngo amene amaraso ku bwacu, kugira ngo ayo maraso atweze, atubere igitambo cyarimwe burundu, kitari igitambo cy'iteka nk'uko ibitambo by'inyamaswa byari bimeze mu isezerano rya kera. Duhabwa icyo gitambo cyarimwe burundu cy'iteka ryose, gikuraho ibyaha, kikabimaraho rwose, bitongeye gutwikirwa nk'uko mu isezerano rya kera byari bimeze. Kavuga rero, kubera yuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, itunze imbabazi nyinshi, ifite urukundo rwinshi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze. Urumva, twahindutse n'abazima, ariko biravuga ngo kera twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, duhindurwa abazima muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu tuba tuvuga yuko ubu buryo bwo kwakira Kristo bufite itandukaniro n'umuntu wumva yuko
adashobora kumwakira kandi akumva yakira ibyaha. Haleluya. Ibyo ntabwo bishoboka mwene data. Ibyo twabibayemo turabizi mu madini agiye atandukanye hirya no hino aho twagiye tuba. Nuko igishoboka kimwe nuko umuntu ashobora gukomeza kwiyumanganya no kugaragaza yuko ari umukiranutsi no gutinya icyaha, ariko uko bimeze kose kubera yuko ntago afite ubuntu bumutwikira butuma icyaha gitsindwa burundu, ahubwo ni ejo kizongera kigaruke. Ushobora kumara umwaka nta cyaha urimo gukora, niko rimwe na rimwe tuba twibwira, ariko nyuma y'amezi angahe 2 3 ukongera ukisanga waguye muri cya cyaha. Kubera iki? Kubera yuko ntago ufite iki gitambo cy'amaraso ya Kristo cyakuyeho urubanza rw'icyaha iteka ryose. Haleluya. Rero umve urukundo rw'Imana rukwiye kuganza mu buzima bwawe. Utekereze urukundo rw'Imana mu buryo budasanzwe, kuko urukundo rw'Imana ntago tururebera mu byo yadukoreye umunsi, ntago tururebera mu kubera yuko wabonye akazi noneho ngo wumve urukundo rw'Imana ari rwinshi muri wowe, kuko ejo akazi gashobora kurangira. Akazi gafite igihe karangirira, ntago akazi gahoraho. Akazi ntago gahoraho. Ushobora kuba ugafite uyu munsi, mu myaka 5 ukaba utagafite, ariko ukaba ushobora kuba ukabona ahandi nanone. Haleluya. Rero ntabwo urukundo rw'Imana ntabwo tugomba kuba tururebera mu mirimo y'amaboko yayo irimo gukora muri iki gihe, irimo gukora mu buzima bwacu, kubera yuko ibyo ngibyo ni inyongera. Niyo mpamvu muri Matayo ibice 6 umurongo wa 33 bavuga yuko mbere na mbere mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Ibi bintu byose tureba hano ku isi byinshi ni inyongera, ariko igikomeye dukwiye kuba dushaka ni ukumenya urukundo rw'Imana, ni ubwami bw'Imana. Ubu bwami bw'Imana bwubakiye ku rukundo rw'Imana. Ubwami bw'Imana bwubakiye ku rukundo rw'Imana, kubera ko urukundo rw'Imana ni rwo mbaraga zayo. Haleluya. Ubwami bw'Imana ntabwo ari amagambo, ahubwo ni imbaraga zayo, kandi urukundo rw'Imana nizo mbaraga zayo. Haleluya. Nizo mbaraga z'Imana. Rero iyo rugwiriye muri wowe urushaho kumenya neza yuko kuba ufite Kristo muri wowe, yarakumeneye amaraso ugashobora gutsinda icyaha, yaraguhinduye umukiranutsi, yaraguhaye kwitwa umwana w'Imana, yaraguhaye kwitwa ubwoko bw'Imana, yaraguhaye kwitwa umutambyi w'ubwami bw'Imana, yaraguhaye kwitwa ishyanga ryera, umuntu Imana yaronse. Ibyo ngibyo bifite agaciro gakomeye kurenza kuvuga ngo nabonye akazi. Haleluya. Kubera ko akazi ni inyongera, karaza kiyongera kuri ibyo ngibyo byibanze bikomeye iby'Imana yadukoreye, tudafite icyo twakoze, tudafite umurimo twakoze, tudafite icyo twatanze, Imana ikabikora kubw'ubutunzi bw'imbabazi nyinshi ifite. Haleluya. Ku murongo wa 5 aho twari turi, kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije, nuko ituzurana nawe, itwicanya nawe mu ijuru mu buryo bwo mu mwuka turi muri Kristo Yesu. Haleluya. Urumva n'ubu buryo bwo gushobora kuzurwana na Kristo, kuko Bibiliya iravuga ngo mu mubatizo twapfanye na Kristo tuzukana nawe. Twapfanye na Kristo tuzukana nawe. Nuvuga ko iyo dupfanye na Kristo ibya kera nabyo birapfa, ibyaha birapfa mu buzima bwacu, ibya kera birarangira mu buzima bwacu, twazuka tukazuka tubaye ibyaremwe bishya, tubaye abantu bashya, tubaye ubwoko bushya, tutakirabo gukora icyaha, turabo gukiranuka, turabo kunezeza Imana, turabo kwishimirwa n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 cy'umurongo waho wa mbere. Nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma abisi batatumenye, kuko batayimenye. Haleluya. Iyo avuga ngo abisi batayimenye, natwe ntibatumenye, ni bene amagambo yo turimo kuyavuga. Abantu bamwe baravuga ariko abangaba bivugisha ibintu nago babyumva nyine, nago bazi ibyo tuvuga. Ibyo tuvuga nago babizi, kubera yuko Imana tuvuga nago bayizi.
hanyuma natwe ntago batuzi kubera yuko unzi anzi kera kandi navutse ubwa kabiri ndi cyaremwe gishya, ntago nkiri wa wundi wa kera. Ushobora kuba unzi kera, hari uburyo unzi butandukanye n'ubwo ndi uyu munsi, kubera ko napfanye na Kristo zukana nawe ndi cyaremwe gishya. Haleluya. Rero urwo rukundo rw'Imana nirwo rwatumye twitwa abana b'Imana, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi ngo niko turi abana b'Imana. Ugomba kuba ubihamya, ugomba kuba ibyatura, ugomba kuba ubyemeza nawe, ukanabyemeza yuko uri umwana w'Imana, kandi ukemeza ko Imana igukunda. Hari igihe usanga abantu bakubiswe n'ibibazo bitandukanye, bafite ibintu bibagoye mu buzima bwabo, bagatangira kuvuga ngo ise Imana iracyankunda, Imana iracyantekereza, Imana iracyamfite, Imana iracyandeba. Haleluya. Yambwiye mwene data, nubwo ibintu byaba bimeze gute, ntukavuge yuko Imana yakuretse, ntukavuge ko Imana itakumva, kuko biragatsindwa kuba utakumvikana imbere y'Imana. Iyo bigeze ahantu umuntu atumvikana imbere y'Imana, iyo bigeze ahantu umuntu adashobora kumvikana imbere y'Imana, nta nubwo abakiri muri uyu mwuka, nta nubwo abakiri muri ubu buzima. Haleluya. Igihe cyose ugihumeka umwuka w'abazima, ushima Imana yuko Imana ikigukunda, yuko Imana ikigufite mu bitekerezo byayo, yuko Imana ikifite imigambi ikomeye ku buzima bwawe, yuko Imana ikigukunda. Reka dusome muri rwa rwandiko rw'Abefeso twahozemo ibice byaho 3, kadere ku 14. Paulo asabira Abefeso, nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru niyo mu isi yitirirwa, ngo abaye nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwe buri gukomezwa cyane mu mitima yanyu kubw'umwuka we, kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo, mukaba mushikamye, muhabwe imbaraga zo kumenyera hamwe n'abera bose ubugari n'uburebure bw'umurambararo n'uburebure bw'igihagararo n'uburebure bw'ikijyepfo bwarwo ubwo ari bwo, mumenye n'urukundo rwa Kristo ruruta uko rumenywa, ngo mwuzuzwe kugeza ku kuzura kw'Imana. Haleluya. Aya magambo Paulo yasengeraga Abefeso abasabira kugira ngo bamenye neza, basobanukirwe neza ibijyanye n'umwami wacu Yesu Kristo, ibijyanye n'imikorere y'ijuru, uburyo Imana yaduhinduye abana b'Imana, uburyo yaduhinduye ubwoko bw'Imana, uburyo yaduhinduye abantu bashimwa n'Imana. Ayo magambo, ubwo buryo, ibyo byose nibyo yasengeraga Abefeso, abasengera kugira ngo babimenye. Niyo mpamvu natwe tuba tubyigisha no kugira ngo mubimenye, ndetse turanabibasengera kugira ngo mubimenye, bihishuke muri mwebwe, ibi by'urukundo bishuke muri mwebwe, urukundo rw'Imana ruganze muri mwebwe, urukundo rwa Kristo rushorere imizi muri mwe. Nirumara gushorera imizi muri mwe, bituma hari izindi mbaraga umuntu ahabwa. Iyo rumaze gushora muri twe urukundo rw'Imana, urukundo rwa Kristo rushoye imizi mu muntu, atangira kugira ubwenge, atangira wishurirwa, atangira kumenya urukundo rw'Imana mu bugari bwarwo no mu burebure bwarwo uko rungana, utangira kurwumva. Haleluya. Uyu munsi nshobora kuba ndimo kuvuga iby'urukundo rw'Imana, ariko umuntu ufite ibibazo mu buzima bwe akavuga ibyo ngibyo wivugisha, njye nabyo mbona kubera ko urukundo rw'Imana ntarwo mbona ku buzima bwanjye. Haleluya. Ariko nibyo twavugaga, ntabwo urukundo rw'Imana rushingiye yuko wabonye akazi. Oya, ntabwo ariho rushingiye. Urukundo rw'Imana ntabwo rushingiye ko wabyaye, ntabwo urukundo rw'Imana rushingiye ko washatse. Ibyo byose ni byiza, ariko urukundo rw'Imana rushingiye mu kumenya ubu buntu dufite muri Kristo. Urukundo rw'Imana rushingiye mu kumenya icyo Imana yakoze inyuze muri Kristo umwana wayo. Icyo Kristo yakoze ku musaraba i Golgotha nicyo kigaragaza urukundo rw'Imana mu buzima bwacu. Ibyo ngibyo iyo umaze kumva, ubifite, ubisobanukiwe, ubishuriwe, utangira kwaguka ukareba urukundo rw'Imana mu bugari bwarwo. Nubwo rutarondore, utangira kururondora, utangira kurusobanukirwa kurushaho. Ibyo bituma ngo umuntu agira ubwuzure bw'Imana, utangira kuba ufite imyumvire n'imitekerereze y'Imana. Niyo mpamvu umuntu umwe agera aho ngaho
ukaba uri umuntu ushobora kubabarira n'umuntu wakwiciye umuntu, ukaba ushobora kubabarira n'umuntu waguhemukiye birenze ibikenewe, kubera ko Imana niko imeze, muri kamere yayo niko imeze, ifite urukundo rushobora kubabarira umuntu uko yaba yakoze icyaha, uko cyaba kingana kose. Haleluya. Rero umuntu urukundo rw'Imana rumaze kugwira muri we, rushinze imizi muri we, urukundo rwa Kristo rushinze imizi muri we, umuntu abageze ahantu ku bwuzure bw'Imana, umuntu abageze ahantu ashobora gukora ibintu abandi badashobora gukora mu bijyanye n'urukundo. Haleluya. Umuntu abashobora gukora ibintu bitandukanye n'iby'abandi bakora. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ubona umuntu umwe akagira gutya agasenga, Imana ikavugana nawe, rimwe ukumva aravuga ngo Imana yamwemeje gushaka umuntu w'impumyi, wenda tuvuge urugero. Haleluya. Kandi ni ibintu bikomeye mwene data, kugira ngo uyu munsi ufate uri umusore wiyangaje gushaka umuntu w'impumyi ufite ubumuga bwo kutareba, ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bya buri muntu wese. Ariko umuntu agera ahantu urukundo rw'Imana rumaze kumusaga, akareba uyu muntu ufite ubumuga yuko nawe akwiye kugirirwa imbabazi, yuko akwiriye guhabwa umuntu ureba ushobora kujya amufasha. Haleluya. Urwo ni rwo rukundo rw'Imana, urwo ni rwo rukundo rwa Kristo rushora imizi mu mitima yacu, rugatuma ukora ibitandukanye n'ibyo abandi bashobora gukora. Haleluya. Imana yacu itugirire neza kandi ikomeze gutuma mwumva neza izi nyigisho, zifungure mu mwuka wanyu kugira ngo mushobore kumenya neza urukundo rw'Imana. Iyo wamenye urukundo rw'Imana, hari ibintu utongera guhangayikiramo, hari ibintu utongera kumva biguteye ubwoba, hari ibintu utongera kumva bikomeye mu buzima bwawe, kubera yuko uru rukundo Bibiliya ivuga ngo rumara ubwoba. Rumara ubwoba. Reka dusome mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana twumve ukuntu uru rukundo rumara ubwoba. Ibice 4, some ku murongo wa 18. Mu rukundo ntiharimo ubwoba. Urukundo rumara ubwoba. Mu rukundo ntiharimo ubwoba. Iyo umaze gusobanukirwa urukundo rw'Imana, nubwo haba hari ibintu biteye ubwoba, ntabwo ubwoba bugira, kubera yuko ubuzi neza yuko Imana urayizi. Imana urayizi yuko mu kanya gatoya irazana gutabarwa, mu kanya gatoya iragira ukuntu ibigenza, mu kanya gatoya hari icyo Imana iri bukore. Ubwoba ntabwo bushobora kuza. Mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. Uru rukundo rutunganijwe bavuga ni uru rukundo rwa Kristo, rugwira muri twebwe, rushora imizi muri twebwe. Rwamara gushora imizi muri twebwe, rukaba rutunganijwe, kubera ko urukundo rwacu rwa rundi ruri limite nababwiye, rwa rundi rubanza kureba inyungu. Icyo gihe urukundo rwa Kristo iyo rushoye imizi muri twe, rukora transformation muri rwa rukundo rwacu. Urukundo rwacu rugatunganywa, rukezwa, rukaba urukundo rw'Imana. Haleluya. Tugatangira kubaho mu buzima budafite ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganije rwose. Haleluya. Ibi nabyo biri buze kukwereka iki ni igipimo cy'urukundo rw'Imana muri wowe. Niba hari ibintu bikiguteratera ubwoba, umenye ngo ni igipimo cy'urukundo rw'Imana muri wowe. Wumva ikintu cyose kiguhamura, wumva ikintu cyose kigutera ubwoba, nuko udafite ntago wizera ko ufite umurengezi, ntago wizera ko ufite Imana, ntago wizera ko ufite umutabazi. Niyo mpamvu buri kintu cyose gikomye ubwoba buraza, ubwoba burazamuka. Haleluya. Ariko icyo ni ikimenyetso kikugaragariza yuko urukundo rwawe ku Mana ni rukeya, urukundo rwawe ku Mana ni rutoya. Haleluya. Ariko mwene data, wongere kumva, kandi uburyo bwo kurwongera nuko wemera ko Imana igukunda. Uko urushaho kumva ko Imana igukunda, urukundo rurazamuka muri wowe rukiyongera. Haleluya. Rurazamuka muri wowe rukiyongera. Rero urukundo rw'Imana rumara ubwoba. Niba ufite ubwoba, ntabwo ufite urukundo rw'Imana. Habyandi twahoze tuvuga, usanga abantu benshi bafite ubwoba bw'umunsi w'imperuka, ndetse rimwe na rimwe ugasanga baranigisha n'abandi
babatota bababwira yuko imeruka irageze, imeruka igiye kuza, batarihana kandi bazarimbuka. Amubwira iyo ubwo ntago ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bugomba kuba burimo urukundo. Ubutumwa bwiza bugomba kuba burimo urukundo. Ukababwiriza wumva ubabajwe nuko barimbuka, utabakangisha ko barimbuka. Ntabwo ugomba kuba ubakangisha ko barimbuka, kubera yuko urukundo ntabwo ruzana ubwoba, ahubwo rumara ubwoba. Ugomba kubabwiriza ubamara ubwoba, kwabwira bene data muhumure, ntabwo muzarimbuka nimwizera Kristo. Kristo arabakunda, nicyo cyamuzanye mu isi, ni ukugira ngo muze abacungure, ni ukugira ngo abagirire imbabazi. Namwe arabakeneye, arabakunda, n'uyu munsi aracyabifuza. Ntabwo wabwira umuntu ko Kristo amukunda ngo ananirwe kukumva. Haleluya. Ubwo butumwa bwiza nibwo twabwirijwe, twari mu bantu badashobora kumva ibya Kristo. Twigeze kubaho ubuhamya, twari mu bantu badashobora kumva ibya Yesu, ariko kubera uru rukundo umubwiriza w'ubutumwa akubwirizanya afite urukundo rw'Imana, ubwarwo ruragukurura. Ukururwa n'urwo rukundo rw'ukubwira ubutumwa bwiza, kubera yuko afite urukundo muri we. Ni rwo rugukurura, ntabwo ari ubutumwa bugukurura. Haleluya. Bugomba kuba burimo urukundo, kandi urukundo rw'Imana, kuko nibwo butumwa bwiza Kristo yazanye. Yaje azanywe n'urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana nirwo rwatumye aza. Rero nirwo yabwirizaga, nawe nirwo yavugaga. Niba unabwiriza ubutumwa bwiza, ububwirize muri uru rukundo. Niba hano uruhanure muri ubu butumwa bwiza, we gukura abantu umutima, we kubwa abantu yuko bagiye kurimbuka, ngo bihane, ngo biyeze. Bambwire ibyo twarabivuze ubushize, ntabwo amasengesho usenga yakweza, ntabwo kwihana byakweza, ahubwo icyakweza ni uko wamenya ko Imana igukunda, ko Imana igukunda, ko Imana ikwitayeho, ko Imana igufitiye imbabazi, ko Imana igukeneye, ko Imana igushaka. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kadusoreze muri iki cyanditswe, urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere, some ibice bya 13. Pawulo aravuga urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Duhere ku murongo wa 3. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Haleluya. Urabyumva? Umuntu aratanze, atanga ibyo byose, ariko ngo adafite urukundo ntacyo byamumarira. Ni ukuvuga iki? Nuvuga ko uyu muntu nubwo aratanga kubera ko afite byinshi bisagutse. Aratanga kubera yuko yumva akwiriye gutanga, kubera ko arenza abandi. Hari abantu batanga muri ubwo buryo. Haleluya. Ariko ugomba kuba utanga usunitswe n'urukundo. Hari abatanga kubera yuko bashaka umugisha. Haleluya. Hari ibintu byinshi bitandukanye bisunitse umuntu gutanga. Ariko Pawulo akavuga ngo nubwo natanga ibyanjye byose, nubwo natanga byose nkagaburira abakene, ndetse nanjye ubwanjye nkitanga. Icyo bivuze ni nuko umuntu arabikora, aratanga, aragaburira abakene, ariko afite target yo kubona umugisha, afite target yo kwigaragaza, afite target y'ibintu bitandukanye. Ariko ugomba kuba usunitswe n'urukundo rw'Imana. Haleluya. Ugomba kuba usunitswe n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo. Twakiriye Kristo akaruzana mu buzima bwacu, akaba ari rwo rugusunitse gukora ibyo ukora byose. Ukabikora uzi ko ukorera Kristo, we shobuja mukuru, udakorera abantu, udakorera umugisha. Haleluya. Gukorera umugisha ni byiza, ariko tukwiye kurenga urwo rwego, kuko turi abanyamugisha. Umugisha twarawuhawe, dufite umugisha muri Kristo. Haleluya. Umugisha turawufite. Ntabwo ugomba kuba utanga ngo kugira ngo ubone umugisha. Niko bivuga yuko gutanga bizana umugisha. Ariko ntabwo ukwiye kuba kuri urwo rwego. Ukwiye kuba ku rwego rurenze, rutanga kubera yuko Imana yakugiriye neza gusa. Kubera ko Imana yagukunze iguha ubutunzi. Imana yaragukunze iguha ubutunzi. Uratanga kubera urwo rukundo rwayo.
atari ugutanga kugira ngo ubone umugisha. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ku murongo wa 4, urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Haleluya. Urabyumva? Uru rukundo rurihangana. Ibyo twavugaga, niba udashobora kwihanganira abandi, ni igipimo cy'urukundo rw'Imana ruri muri wowe. Niba uri bupimire igipimo cy'urukundo rw'Imana ufite muri wowe, niba udashobora kwihanganira abandi, kandi urukundo rw'Imana rurihangana, rero nudashobora kwihanganira abandi, umenye yuko urukundo rw'Imana hari urugero ruriho, kandi urugero rwo hasi. Urukundo ntirugira ishyari. Niba ugifite ishyari, hari urukundo rw'Imana ntabwo ruri muri wowe. Utifuza ko abandi batera imbere. Umuntu yagura imodoka ukumva umuntu yabwiriza neza ukababara, umuntu yagira ibintu akora byiza ukababara. Haleluya. Ukwiye kuba wishimana n'abishimye, ukababarana n'abababaye. Haleluya. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Ntube uri umuntu wishyira hejuru ukareka niba uri uwo gushyirwa hejuru ukahashyirwa n'abandi. Ntube uri umuntu wihimbaza ukareka niba uri uwo guhimbazwa ugahimbazwa n'abandi, ariko ntiwihimbaze wowe ubwawe. Ahantu nashaka kuvuga cyane handi, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Haleluya. Ibi nibyo twavugaga by'abavugabutumwa bamwe, ugasanga umuntu aravuga ku bantu yuko n'abapagani n'abanyabyaha rwose bazarimbuka, kumva ameze nk'aho bimunejeje, kumva ameze nk'aho bimushimishije. Ukwiye kuba ubabazwa nuko abantu b'Imana barimbuka, ukwiye kuba ubabazwa nuko abantu b'Imana bajya muri uyu muriro, kuko ntabwo ari umugambi w'Imana, ntabwo ari umugambi wa data, nawe ntabwo bikwiye kuba umugambi wawe, kubera urukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo kugira ngo uwizere uwo mwana atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nawe ukwiye kuba utekereza muri ubwo buryo, ukwiye kuba wigishiriza muri ubwo buryo, ukwiye kubahanurira muri ubwo buryo bw'urukundo rw'Imana muri wowe, kugira ngo abantu b'Imana bagarukire Imana, batunganire Imana. Haleluya. Nibwo buryo bwiza mwene data, nibwo buryo bwiza. Bakakomeza bavuga ngo urukundo rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Haleluya. Ibintu byo twavugaga, iyo umuntu atewe n'ikibazo agasanga ubwoba ni ubwoba, ukwiye kuba utakiri umuntu ugira ubwoba, kubera ko urukundo rw'Imana iyo ruganje muri wowe rutuma wizera byose. Urukundo rwizera byose. Ugomba kuba wizera mu kantu kose, ari agatoya ari akanini, ukaba wizera ko Imana ni Imana yo kwizerwa. Imana ni Imana izabikora, ndabizi neza. Haleluya. N'igihe uhuye n'ikibazo abantu baza kukubwira pole, bakubwira pole, ahubwo renza pole bakubwira, ubabwire muhumure, hubwo ari mwebwe, kuko Imana yanjye ndabizi neza, Imana izabikora, Imana izanshumbusha, Imana izakora ibikomeye mu buzima bwanjye, Imana izongera kunsubiza ubuzima, Imana izarema amashimwe, Imana ugahora wumva muri wowe uyizeye kubera urukundo rwayo, atari ukubera yuko hari imirimo wabonye ikora ni byiza, ariko tugomba kurenga urwo rwego rw'imirimo, kubera yuko urwo ni urugero rw'abantu bakiri bato mu buryo bwo mu mwuka. Abantu bakiri bato mu buryo bwo mu mwuka bizera Imana bashingiye ku byo Imana yakoze. Haleluya. Ugomba kuba wizera Imana kubera urukundo rwayo ruri muri wowe gusa. Urukundo rwayo nirwo rutuma ikora iyo mirimo. Urukundo rwayo nirwo ruyisunika gukora, nirwo rwayisunitse gutanga umwana wayo kugira ngo umwizera atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero nuvuga ko no mu kibazo runaka urukundo rw'Imana rurayisunika kugutabara, rurayisunika, ruratuma ikora ibikomeye mu buzima bwawe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndumva duswasoreza aha, tukazakomeza n'ubutaha, ariko turasenga, turabasengera hejuru y'ijambo tubabwira, hejuru y'ijambo tubigisha,
turanabasengera uko bwije uko bukeye kugira ngo ubutumwa bwiza bugwire mu mitima yanyu, kuko ntabwo ushobora kumenya urukundo uri mu mategeko. Ibyo byo ntibishoboka. Urukundo rw'Imana ntabwo warumenya uri mu mategeko, ntabwo bibaho. Niyo mpamvu tuvuga ubuntu bwa Kristo, niyo mpamvu tuvuga ubutumwa bwiza. Iyo udashobora kumenya ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo bubatura bubohora, ntabwo ushobora kumva urukundo rw'Imana, ntabwo ushobora kuryoherwa agakiza, ntabwo ushobora kwishimira agakiza iyo uri mu mategeko menshi. Uhorana ubwoba, kuko amategeko icyo azana ni urupfu. Uhorana ubwoba, uhorana ubwoba muri wowe, uhorana gutekereza ko wapfa, uhorana gutekereza ko warimbuka, uhorana gutekereza bene ibyo bintu nibyo warutekereza. Ariko ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo iyo buje buzana kubohoka, buzana gukurwaho kuremererwa, buzana kumenya urwo rukundo rw'Imana, buzana gusobanukirwa, buzana guhishurirwa. Haleluya. Ibyo nibyo tubasengera, ibyo nibyo tubasabira, ibyo nibyo tubigisha, kandi tuzakomeza kubivuga mu izina rya Yesu, kubera ko nibwo butumwa Kristo yaduhaye kugira ngo tuvuge. Uwiteka abagire neza kandi abaho umugisha, akora ibikomeye mu buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo, kandi mukomeze gukurikirana izi nyigisho ndetse no kuzisharinga ku bandi, kugira ngo nabo bashobore kwakira ubuntu bw'Imana, bashobore kwakira imbaraga z'Imana zikomotse mu butumwa bwiza. Haleluya. Uwiteka abagire neza. Tuzongera ubutaha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.